umugore witwa Hana yari afite mukeba witwa Penina. Bibiliya ivuga ko mukeba we yahoraga mukina ku mubyimba kuko we ntiyabyaraga, kabone niyo babaga bagiye ishuri yamukina ku mubyimba. Noneho ngo igihe kigeze ari ishiru afata umwanzuro, ubwo ngo bari bamaze gusenga ihema ry'ibonaniro ryamaze no gufungwa, ngo aragenda ngo apfukama imbere y'ihema, ngo atangira kurira afite umubabaro, ngo umutambyi ngo asohotse aramubwira ngo wa mugore we uzagezaho isimba ryawe. Aravuga ngo databuja ntabwo nasinze nk'uko ubikeka, ahubwo mbitewe n'ishavu n'agahinda bishengura umutima. Yari afite agahinda, yari afite ishavu, yari ababaye kubera ko abandi barabyaraga ntiyabyara, ariko Imana imukuyeho igitutsi. Haleluya! Imana imukuyeho igitutsi, imuremera igitangaza cyemeje abantu, imuha Samweli. Arangije arashima aravuga ngo Mana ndagushimye yuko wari ingumba byaye 7, kandi mwibutse ko Uwiteka ajya kwimika Dawidi yahagurukije Samweli. Ndagira ngo ubwire ngo Imana yagukuyeho igitutsi, ikuremera igitangaza abantu bose babona bagashima. Hana gishira gushima, yagiye avuga ngo ni njye wa mugore nahoraga imbere yawe mfite umubabaro n'agahinda, ariko nje gushima Imana ko icyo yasabye, icyo nayisabye yakimpaye. Ndagira ngo ubwire ngo igihe kirageze kugira ngo nawe ushime Imana yuko icyo wayisabye kiguhaye, kuko wayisabye kukurengera irabikwemereye, kuko wayisabye gukuraho igisuzuguriro irabikwemereye, kuko wayisabye kwambuka Yorodani yari imbere yawe irakwambukije. Uko ni uko ugiye gushima Imana. Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, kandi mvuga ngo imigisha Imana itanga ikomeze ibabeho, amahoro Imana itanga akomeze ababeho aho muherereye hose. Ijambo rya mbere dushimiye Imana itwemereye kugaruka kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Ubugira kabiri dushimiye abantu mwese mukomeje kutugaragariza ko mudukurikirana. Imana ibahe umugisha, abatugezaho ibitekerezo, abaduhamagara, abatugira inama, Imana ibahe umugisha, kandi mbasabiye umugisha mbikuye ku mutima. Imana nibagirire neza. Rero Imana ibahe umugisha aho muherereye mu ngune enye zose z'isi, kandi mbifurize gukomeza kurindwa n'Imana. Munyemerere mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe nk'abana b'Imana, tubanze duce bugufi mu mitima yacu dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana yo gupfukamirwa, Imana ikwiye impundu, Imana ikwiye gushimwa, tuje imbere yawe. Imbere yawe twamaze gusobanukirwa ko atari aho gupfira, ahubwo imbere yawe naho gukirira. Nyemerera aya masaha Mwami, abantu dukirira imbere yawe, kandi abantu tugubwe neza, abantu tubona amahoro, abantu tubona ineza yawe. Ngaho tugirire neza rero nk'uko usanzwe utugirira neza, udufashe nk'uko usanzwe udufasha, utubere maso nk'uko usanzwe utubera maso, uturwanire nk'uko usanzwe uturwanirira, kandi uherekeze iri jambo ryawe, ureherekeze Nyiringabo Imana. Umuntu wese uri buze kuryumva abonemwe ubutabazi bwe, abonemwe ineza yawe, bimenyekane kuri Imana igize neza. Urakoze Yesu, urakarama kumvishe gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina, amina. Rero Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Uyu munsi nkuzaniye ijambo Imana yampaye, ubwo nari ndimo senga Imana yampaye ijambo irambwira ngo ninze ntangariza abantu bayo, mbahumurize, mbabwire ko igitutsi bari bafite Imana ikibakuyeho.
hari abantu bamaranye igihe igitutsi, hari abantu bamaze igihe bafite igitutsi mu miryango, akagira igitutsi mu kazi, akagira igitutsi asengera, akagira igitutsi mu muryango yavutsemo n'uwo yashatsemo, akagira igitutsi muri sosiyete aherereye muri iyo sosiyete iyo ari yo yose. Ariko Imana yambwiye ngo ze ntangaza itangazo rivangwa Imana ikuyeho igitutsi ku bantu. Rero niba Imana ikuyeho igitutsi, umutima wawe nutuze, kuko nta gitutsi kizongera kukuzaho. Kandi niba Imana itanze amahoro, nta muntu wateza amahane. Kabiri, nta n'umuntu wateza intambara Imana yatanze tuze. Rero umutima wawe niwongere unezererwe Imana, kandi umutima wawe niwongere wishimira Imana, kuko Imana igukuyeho igitutsi. Buriya mu buzima busanzwe abantu bagira ibitutsi bitandukanye. Hari ugira igitutsi cyo kubura urubyaro, abantu bagahora bamutuka. Hari ugira igitutsi cyo kuba umushumeri. Hari ugira igitutsi cy'umugabo usinda usambana. Hari ugira igitutsi cy'umugore usinda usambana. Hari ugira igitutsi cy'abana bamunaniye. Hari ugira igitutsi cyo gukora agahomba. Ibyo byose ni ibitutsi. Ariko Imana yambwiye ngo ze mbatangarize, mbabwira ngo irirahiriye ibakuyeho igitutsi abanyamahanga babasuzuguye. Hari n'igihe umuntu agusuzugura akagutuka nta n'icyo umutwaye, watambuka byonyine umuntu agakwanga, waba utuye ahantu umuntu agakwanga, mudasangira, mutavugana, yaba mudahuje akazi, yaba mudahuje na bizinesi. Imana yambwiye ngo ibyo byose, ibyo bitutsi Imana ije kubikuraho. Hari igihe umuntu agira igitutsi cy'igihombo, ugakora ugahomba, abantu bagahora batuka babati runaka arahomba. Ibyo byose ni igitutsi. Imana yambwiye ngo ije kubikuraho. Uku kwezi twinjiyemo kwa 10, Imana ije gukuraho ibitutsi. Imana ije gukuraho ibisuzuguro. Ije gukuraho igisuzuguro abantu bagusuzuguye. Ije gukuraho amagambo abantu bakuvuze. Nta muntu n'umwe uzongera kuguhangara. Nta muntu n'umwe uzongera kugusuzugura. Reka dusome ijambo ry'Imana, turagenda tuganira ku bantu Imana yagiye ikuraho igitutsi. Turagenda tuganira ku bantu Imana yagiye ikuraho igisuzuguriro. Abantu bakabona nazira, ariko Imana ikaza igakuraho igisuzuguriro, ikaza igakuraho igitutsi. Turagenda tubaganiraho kugira ngo nawe wongere ugire ibyiringiro muri wowe yuko Imana yabasha gukuraho icyo gitutsi, yuko Imana yabasha gukuraho icyo gisuzuguriro, yuko Imana yabasha kugoza ayo marira waherize, yuko Imana yabasha guca akandi kayira nawe ukagira umunezero muri wowe. Iyo usomye muri Yosuwa hano ibice 3, umutwe w'amagambo aravuze ngo Yosuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka akomeza umutima we. 5 aravuze ngo maze Yosuwa abwira abantu ati, mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati, nimuheke isanduku y'isezerano, mubanzirize abantu kwambuka. Nuko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu. Umva karindwi kuntu havuze. Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Amena. Imana itugirire neza. Dusomye ijambo ry'Imana hano muri Yosuwa, ritubwiye ukuntu uyu mugaragu w'Imana Yosuwa yagiye kuri Yorodani, ariko Imana ikamukomeza umutima. Iyo Imana yagukuyeho igitutsi, ijya ibasha no gukomeza umutima wawe. Iyo usomye Bibiliya kuri uyu mugaragu w'Imana Yosuwa, kugira ngo Imana imutoranye, yamutoranyije igihe yari imaze gutwara Mose. Kenshi abantu mwasomye Bibiliya, Abisirayeli bageze mu butayu, Imana yahagurukije abagabo 12 bajya gutata igihugu cy'isezerano. Abagabo 10 bazana inkuru z'incamugongo, ariko umugabo witwa Yosuwa na Kalebu
bamatana n'Uwiteka barangije barirahira baravuga ngo Mose iby'aba bantu bavuze ni ukuri abagabo ni barebare yewe nabo natse yewe igihugu ni cyiza ariko nubwo bakaba barebare bakaba natse ntago bafite ikibakingira kuko Imana yamaze kubatugabiza. Iyo Imana yagukuyeho igitutsi hari ibintu igikugabiza byari bigufiteho uruhare. Kare barangije abango ndetse n'ikimenyimenyi dore zimwe mu mbuto zo muri iki gihugu. Maze uwo munsi umuntu w'Imana witwa Mose ngo yirahirira imbere y'iteraniro abwira Yosuwa aramubwira ngo yewe Yosuwa uramenye nimugira mu gihugu cy'isezerano muzabura kugirira neza Kalebu nabe. Reka nkubwire nta muntu wakugirira neza Imana itakugiriye neza, nta muntu wakurengera Imana itagukuyeho igitutsi. Uwo munsi nibwo Yosuwa yahawe ubuyobozi. Igihe kigeze Mose aza gupfa, Yosuwa yima ingoma atangira kuyobora ubwoko bwa Isiraheli kandi yarafashe umutwaro usa nkaho uremereye. Reka nkubwire hari umuntu Imana izakoherezaho umeze nka Mose, ariko Mose ntabwo azakugeza mu gihugu cy'isezerano, ahubwo Mose azagusiga mu butayu. Imana ikuzanire Yosuwa mu butayu kuko Yosuwa niwe uzagukura mu butayu akugeza mu gihugu cy'isezerano. Yosuwa rero amaze kwima ingoma, Imana ikomeza umutima we, Imana ivugana nawe iramubwira ngo ari kuri Yorodani hahandi babonaga ntazira. Reka nkubwire Abisirayeli bari kuri Yorodani babona ntazira bari bafite igitutsi. Ijambo rya mbere bari bafite igitutsi, bari baravuye muri Egiputa. Imana ivuganye na Mose ko bagiye gutwarwa mu gihugu cy'isezerano, ariko bageze kuri Yorodani babura inzira. Barebye impande babona ni imisozi, barebye imbere babona ni inyanja, barebye inyuma babona Farawo n'ingabo ze. Batangira kwivovotera Imana babwira Mose ngo Mose ibi nibyo twakubwiraga ngo turekera muri Egiputa. Reka nkubwire muri Egiputa nta cyiza kiriyo kuko Imana yagambira kujyana i Kanani mu gihugu cy'amasezerano, aho uzarira aho utazarira, aho uzaseka ukibagirwa amarira warize ahubwo ukarira amarira y'ibyishimo. Batangira kugira igitutsi. Abanyegiputa batangira kubase ko babakuye hano muri Egiputa iwacu bavanga Imana ibajyanye mu gihugu cy'amasezerano. Iki nicyo gihugu cy'amasezerano mwari mujemo, ariko ahangaha Imana ibakuraho igitutsi barambuka bagera mu gihugu cy'amasezerano. Nawe Imana igukureho igitutsi. Ababona gutazambuka babone wambutse, ababona gutazashima Imana bakubone washimye Imana. Bibiliya yatubwiye hano muri Yosuwa 3 yatubwiye ko Imana yajyanye Yosuwa kuri Yorodani, yamugeza kuri Yorodani ikamukomeza umutima. Iyo Imana yagukuyeho igitutsi ijya gukomereza umutima. Nawe ndagira nkubwira ngo Imana igukuraho igitutsi, nigukuraho igitutsi igukomereza umutima. Haleluya! Umuririmbyi yavuze ngo ukomereze amaboko kuko ashobozwa nawe imbaraga. Arangije baho gusenga kwanjye kukugeraho kuko Mana uri amahoro yanjye. Nawe amasaha gusenga kandi gusenga kwawe kugera ku Mana ni kugera ku Mana. Imana iragukuraho igitutsi umaranye igihe. Ngo Imana irangije isanga Mose, isanga Yosuwa Prito. Mu gusanga Yosuwa twasomye hano kuri 5 ngo maze Yosuwa abwira abantu ati nimwiyaze kuko Imana izakora igitangaza. Reka nkubwire icyo Imana igushakaho kugira ngo igukureho igitutsi ni ukwiyeza, ni ukwiyeza ugakuraho icyaha ndetse n'igisa nacyo.
ni ukwiyeza ukareka inzangano, ukareka inzika, ukareka kubesha, ukareka ubusinzi, ukareka icyaha ndetse n'igisa nacyo. Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo tangaza mu Isiraheli, tangaza abantu bose babyumva, nurangiza ubabwira ngo nimwiyeze, nimwiyeze, kuko ejo Uwiteka azakora igitangaza hagati muri mwe. Nimwiyeze kuko ejo Imana izadukuraho igitutsi, nimwiyeze kuko ejo Imana izaduhindurira amateka, nimwiyeze kuko ejo Imana izaturwanirira. Reka nkubwire, niwiyeze. Niba ushaka ko Imana igukuraho igitutsi, igukuraho igisuzuguriro, niwiyeze, niwiyeze, ntukiranuke, utandukane n'icyaha ndetse n'igisa nacyo. Ibindi Imana irabyikorera. Ntabwo Imana iyobewe ko uri guca mu nzira iteye ubwoba, ntabwo Imana iyobewe ko uri ahantu udafite uburyo, ntabwo Imana iyobewe ko uri ahantu udafite inzira. Icyo Imana igushakaho ni uguhora ukiranuka, ni uguhora wiyeza, ibindi byose ukabikora, Imana nayo ikaza igakora ibyayo. Nageze nasoma ijambo riravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, ngo Uwiteka yakweretse icyiza n'ikibi icyo ari cyo, kandi ngo icyo agushakaho ni uguhora ukiranuka ku manywa ndetse na nijoro. Yosuwa aravuga ngo nimwiyeze, maze kuvugana n'Imana, kandi mu kuvugana nayo yankomereje umutima. Aravuga ngo nimwiyeze kuko ejo Imana izakora igitangaza hagati muri twe. Hari ikintu Imana igiye gukora hagati muri twe, hari ikintu Imana igiye gukora ahantu uri, hari ikintu Imana igiye gukora ahantu utuye, igiye gukora igitangaza kidasanzwe. Ngo amaze kubwira abantu kwiyeza, ngo abantu bumvira ijwi ry'Imana bariyeza, ngo abagore bariyeza, abagabo bariyeza, abasore bariyeza, abana bato bariyeza. Arababwira ngo ni ukwiyeza. Kugira ngo Imana ikore igitangaza ni ukwiyeza. Nawe ndagutangarije, kugira ngo Imana ikubakire urugo ni ukwiyeza, kugira ngo Imana isohoze amasezerano ni ukwiyeza. Arababwira ngo nimwiyeze kuko ejo Imana izakora igitangaza. Ngo bamaze kwiyeza, Imana yari yavuganye na Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa, nibamara kwiyeza uzabwira abatambyi baheka isanduku y'isezerano. Nibamara guheka isanduku y'isezerano, uzabe watanze itangazo mu mahema, abantu bose bazahaguruka mu mahema yabo. Nibamara guhaguruka mu mahema yabo, hagati yabo n'isanduku y'isezerano n'abatambyi bazasiga mu inkera. Nduwiteka, Nduwiteka, ngiye kubavana muri ubu buzima, ngiye kubavana muri iyi mibabaro. Haleluya! Ngo abatambyi mu gitondo barahaguruka nk'uko Uwiteka yavuze. Icyisha abantu b'iki gihe ni uko badashaka guhaguruka nk'uko Imana yavuze, ahubwo abantu barashaka kugenda uko bashaka, kandi uko bashaka siko Imana ishaka. Imana yamuhaye kondisiyo, iramubwira ngo abatambyi bariho bazaheka isanduku. Nibamara guheka isanduku bazajya imbere y'Abisiraheli. Nibamara kujya imbere y'Abisiraheli, Abisiraheli bazabona kubakurikira. Imana iduhe kumvira Mwuka Wera mu gihe tugezemo. Ngo kandi nibamara guheka isanduku bazamanuke bakanagira muri Yorodani. Ntabwo aribo bazaba bakandagiye, ahubwo njyewe Uwiteka nzaba nkandagiye muri Yorodani. Nibamara gukandagira muri Yorodani, inzira izaboneka. Haleluya, haleluya! Ngo abatambyi mu gitondo barahaguruka, bamaze guhaguruka ngo baheke isanduku y'isezerano. Ngo bamaze guheka isanduku y'isezerano, ngo babigenza nk'uko Uwiteka yategetse Yosuwa. Ngo bagikandagira mu mazi,
Imana ishimwe, haleluya, haleluya, haleluya. Ngo bagikandagiza ibirenge byabo mu mazi, ngo amazi yo haruguru arahagarara, ngo ayo hepfo arakomeza aragenda, ngo Abisirayeli bambukira ku butaka kahumutse. Bamaze kwambuka bagera hakurya, kubera iki? Bumviye Imana. Bamaze kumvira Imana nayo bakuraho igisuzuguriro. Yusomye 7 aravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi, haleluya, ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nuko nabanaga na Mose. Nyumvira iri jambo rikomeye Imana yabwiye Yosuwa. Yaramubwiye ngo yawe Yosuwa, kuko ndi Uwiteka uri kumwe nawe, nanjye nunyumvira, nanjye nugendana nanjye ukagendera aho ushaka, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli. Uyu munsi ndatangira kugukuza kugira ngo Abisirayeli bamenye kuko nabanaga na Mose ariko ndi kubana nawe. Haleluya. Muri ngo Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, ngo nanone uzaturengere kandi ngo tugeze ku gupfa. Ndagira ngo ubwire nawe yatabaraga ba kera, nawe yagiye uyu munsi uracyahari. Uko yakoraga kera n'uyu munsi ni kugikora, uko yahinduraga amateka n'uyu munsi ni kugihindura. Yahinduriye Abisirayeli bakambuka inyanja bagafata hakurya. Iyo Mana ntabwo yigeze inanirwa. Abisirayeli turimo tuvuga bari muri Egiputa bakoreshejwe imirimo y'uburetwa. Imana ibakura muri Egiputa, bageze mu butayu babura amazi yo kunywa, babura n'icyo kurya, ariko Imana ibaha amazi mu gitare. Imaze kubaha amazi mu gitare, ngo ibaha n'amanu bararya barahaga. Ndagira ngo ubwire ngo agirire Imana icyizere. Ntabwo Imana igihindurwa n'ibihe, ntabwo Imana igihindurwa n'iminsi. Iyo yamaze kugukuraho igitutsi urambuka. Umva impamvu utari warambutse. Wari ugifite igitutsi, wari ugifite igisuzuguriro, ariko igukuraho igitutsi, igukuraho igisuzuguriro, ugiye kwambuka. Kandi muri uko kwambuka igiye kugukuza, igiye kuguhesha icyubahiro mu maso y'Abisirayeli, igiye kuguhesha icyubahiro nk'uko yabanye na Yosuwa, nk'uko yabanye na Mose. Nawe niko ugiye kubana nawe, kandi nawe niko ugiye kugendana nawe. Uku kwezi kwa 10 hari amashimwe Imana igiye kurema, hari ubuzima Imana igiye guhindura. Iyo usomye Bibiliya ikwereka ko Imana ijya yemera ko ikigeragezo kikugeraho, ikwereka ko Imana ijya yemera ko uhura n'igishakwe kandi ukorera Imana. Umugabo witwa Pawulo amaze gukizwa yahuye n'igishakwe cyo kugira ijisho rinindamwe amashyira, agakiza abandi indwara ariko afite iryo jisho, agasengera abandi bagatabarwa ariko afite icyo kiragezo. Ngo umunsi umwe ajya gusenga Imana, ngo ashaka ko Imana imukiza iryo jisho rye ryanindagamo amashyira. Ngo Imana irangije ngo yewe Pawulo, ubuntu bwawe bugize ubuntu bwanjye kuri wowe buraguhagije. Nubwo urwaye iryo jisho ubuntu bwanjye buraguhagije. Iyo Imana yagukuyeho igitutsi, ikagukuraho igisuzuguriro, usigara uhazwa n'ubuntu bwayo. Umuririmbyi yaravuze ngo none ni Yesu waza wenyine, nta n'irindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero biba muri Yesu wenyine. Iyo wakuyeho igitutsi n'igisuzuguriro, usigara uhazwa n'ubuntu bw'Imana.
iyo wakuwe igitutsi n'igisuzuguriro ibyino mu isi urabihinyura ugasigara wifuza ibyo mu ijuru ngo Imana ibwira Yosuwa iramubwira ngo bwira Abisiraheli biyeze mwebwe munteze amatwi kugira ngo Imana ikore nuko tubanza kwiyeza kugira ngo Imana iguhe nuko ubanza kwiyeza kugira ngo Imana iguhe akazi nuko ubanza kwiyeza kugira ngo Imana iguhe kubyara nuko ubanza kwiyeza babwira biyeze kuko ejo nzakora ikintu kandi icyo kintu Imana ntabwo yigeze ikibwira Mose ntabwo yigeze ikibwira Mose yakivuganye na Yosuwa ifite ibyo izavugana na Mose wawe ariko hari n'ibindi izavugana na Yosuwa izakugeza i Kanani kuko Yosuwa ntabwo yari azi ko azasimbura Mose kabone na Mose ajya gukura Abisiraheli muri Egiputa ntabwo yari azi ko azagwa mu butayu ariko Imana yari ibizi rero najya nkubwira ngo iyeze hari ibyiringiro yuko Imana yahindura amateka iyeze hari ibyiringiro yuko Imana yaguhindura umuntu batigeze gukeka mwibutse ko nta muntu wavukanye umugisha biravuga ngo navuye mu nda ya mama niyo wabivuze iyo wavuze amagambo aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye aragira ngo Uwiteka niwe wari wabimpaye none nta n'ugize gute nta n'ubyisubije Imana ibwira Yosuwa iramubwira ngo nawe haraye uyu munsi mugiye kwambukiraho mugiye gufata urugendo ngiye kugukuza mu maso y'Abisiraheli kugira ngo Abisiraheli bamenye yuko uko nabanaga na Mose haleluya ariko mbana nawe reka nkubwire abantu bagiye kumenya kuko Imana yabanye n'Abisiraheli ariko ibanye nawe abantu bagiye kumenya yuko Imana we yakoreye amakwe ariko igihe nawe kugukorera iravuga ngo bamenye kuko nabanaga na Mose ariko mbana nawe iyo usomye Bibiliya ikubwira ko igihe cy'iyeho ry'imyaka cyangwa se ugasoma ibitabo bifasha imfashanyigisho za Bibiliya zikubwira ko iyo ry'imyaka iyo ryageraga ariko uruzi cyangwa se Yorodani ngo yuzuraga cyane ariko Yesu ntajya akangwa na Yorodani zuzuye Yesu ntabwo ajya akangwa n'inyanja zuzuye ahubwo yatanze itegeko inyanja nazo zimenya ko Yesu yavuze zamara kumenya ko Yesu yavuze zigatuza hari umuririmbyi ejo bundi wuzuye umwuka araririmba aravuga ngo ibitavuga Imana byose nibituze aba yagiriye neza turahari turayishima reka mubwire ibitavuga Imana nibituze ugiye kwambuka ibitavuga Imana nibituze igitutsi kikuvuyeho igisuzuguriro kikuvuyeho abantu bagiye kumenya yuko uko Imana yabanaga na Mose ariko ibanye nawe uko yabanaga na Yosuwa ariko ibanye nawe uko yagendanye n'Abisiraheli ariko igendanye nawe hari abantu Imana yagiye kuraho igisuzuguriro umugore witwa Hana yari afite mukeba witwa Penina Bibiliya ivuga ko mukeba we yahoraga mukina ku mubyimba kuko we ntiyabyaraga kabone niyo babaga bagiye ishiru yamukinira ku mubyimba noneho ngo igihe kigeze ari ishiru afata umwanzuro ubwo ngo bari bamaze gusenga ihema ry'ibonaniro ryamaze no gufungwa ngo aragenda ngo apfukama imbere y'ihema ngo atangira kurira afite umubabaro ngo umutambyi ngo asohotse aravuga ngo wa mugore we uzageza isimba ryawe aravuga ngo databuja ntago nasize nk'uko ubikeka ahubwo mbitewe n'ishavu n'agahinda bishangura umutima yari afite agahinda yari afite ishavu yari ababaye kubera ko abandi barabyaraga ntiyabyara ariko Imana imukuyeho igitutsi haleluya Imana imukuyeho igitutsi imuremera igitangaza cyemeje abantu imuha Samweli arangije arashima aravuga ngo Mana ndagushimye yuko wari ingumba byaye karindwi kandi wibutse ko Uwiteka ajya kwimika Dawidi yahagurukije Samweli
ndagira ngo ubwire ngo Imana yagukuyeho igitutsi ikuremera igitangaza abantu bose babona bagashima. Hana gishira gushima yagiye avuga ngo ninjye wa mugore nahoraga imbere yawe mfite umubabaro n'agahinda, ariko nje gushima Imana ko icyo yasabye, icyo nayisabye yakimpaye. ndagira ngo ubwire ngo igihe kirageze kugira ngo nawe ushime Imana yuko icyo wayisabye ikiguhaye, kuko wayisabye kukurengera irabikwemereye, kuko wayisabye gukuraho igisuzuguriro irabikwemereye, kuko wayisabye kwambuka Yorodani yari imbere yawe irakwambukije. uku ni ukwezi ugiye gushima Imana. Bisirayeli bageze ku nyanja babona nta nzira ihari, ubwo batakiraga Mose, Imana irangije ivugana na Mose iravuga ngo Mose wabwira Abisirayeli baceceke bakomeze bagende, kuko Abanyegiputa babonye ntabwo bazongera kubabona ukundi. Uwiteka nibarwanirire nabo bicecekere. Iki cyari igihe Imana yari irakuyeho igitutsi cyo kutambuka. Imana ibambukije iravuga ngo nibaceceke. Ntabwo ndagira ngo utangarize, ntabwo cyari igihe cyo gutaka, ni igihe cyo guceceka, ahubwo Robert Mitayasi Imana ikaza igakuraho igitutsi. Iramubwira ngo ejo nk'iki gihe nzakora igitangaza. Nubwo wabonaga ijoro ryijimye, nubwo wabonaga nta nzira nta buryo, ntabwo yakuretse. Nubwo yari icecetse izi kigiye gukora, nubwo yari icecetse ifite umugambi, Imana itugiriye neza. Bibiliya yavuze amagambo akomeye, yavuze ngo uko nabanaga na Mose niko mbanye nawe Yosuwa, kugira ngo Abisirayeli bose babimenye. Iki cyari igihe babonaga nta nzira, iki cyari igihe Yosuwa nawe yari yagize ubwoba, kuko Imana yabanje kumujyana kuri Yorodani, imujyanira kuri Yorodani ibanza kumukomeza umutima. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Hari abantu benshi bagiye baca mu bikomeye, ariko muri ibi bikomeye ni Imana yabakuriyeho igitutsi. Nawe ndimo soza ndagira ngo ubwire ngo wihanganire ikigeragezo wari ufite. Icyo ngicyo ni Imana igukuriyeho igitutsi, kandi Imana ikugiriye neza. Imana irakwibutse. Icyo Imana igusaba ni kimwe, Imana iragusaba kuyumvira kandi iragusaba kuyitegereza, kuko Abisirayeli bategereje Imana, bamaze no kuyitegereza bumva ijwi ry'Imana ikivugana nabo. Bamaze kumva ijwi ry'Imana ivugana nabo baracyumvira. Ikintu cya mbere Imana yabwiye Yosuwa, yaramubwiye ngo genda ubwire Abisirayeli biyeze, 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 kuko ejo nzakora igitangaza hagati muri bo. Nawe niwiyeze ejo uzakora igitangaza. Haleluya. Ishyiraho na kondisiyo, iravuga kandi abatambyi abari bo bazaheka isanduku, abari bo babanza kumanuka muri Yorodani, Abisirayeli babone kubakurikira. Irongera kandi nibagera muri Yorodani ntibazambuka, ahubwo bazahagarare kugeza igihe Umwisirayeli wa nyuma azavira muri Yorodani. Iravuga kandi nanjye bibikoreye kugira ngo nereke Abisirayeli bari barakwitotombeye yuko uko nabanaga nayo Mose ariko mbanye nawe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Mwanyemerera tugasenga Imana kubw'aya magambo, ukizerera muri aya magambo, Imana ikagutabara. Mana, mu izina rya Yesu, Imana nkuru, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana yo gushyirwa hejuru. Urashoboye Mwami Yesu, ndabizi urashoboye, nta cyakunaniye. Uri hejuru y'amajuru, uri hejuru y'ibizima n'abamarayika, kandi ukukunda umwana wawe natwe niko dukunda tudakwiriye. Twari abagome bo kwimwa Yesu ngo tubambirwe ku musaraba, ariko mu wacunguje amaraso tuzi neza natwe two turimo. Ndasenze Mwami mu izina rya Yesu kugira ngo uku kwezi kwa 10
ukure abana bawe igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zigaragare, ubutware bw'Imana bugaragare. Mana wakura igisuzuguriro nkuko wagikuye kuri Yosuwa Abisirayeli bakambuka Yorodani, nkuko wagikuye ku batubanjirije bari kugikura abantu muri ukwezi kwa 10. Imbaraga z'Imana zigaragare kandi ubutware bw'Imana bugaragare. Mwuka wera manuka kore, mwuka wera manuka hindure. Rabosata karabaya mando ya sirigide mo ya sando bene kutazo defo. Bari barwaye bakire muri ukwezi kwa 10. Bari abashomeri babona akazi. Bari babuze icyerekezo cy'ubuzima, abanyamadeni bishurire. Imbaraga z'Imana zigaragara, baguye babyutse. Haleluya! Abari bacitse intege wongera imbaraga bimenyekane kuri Imana. Komeze kurinda isi, komeze kurinda abatuye isi, kugira ngo mwami ngo turi mu minsi goye, mu minsi ya nyuma abana bawe ukomeze kubambika imbaraga. Imbaraga z'Imana zikomeze kugaragara, n'ubutware bw'Imana bukomeze kugaragara. Urakoze mwami, urakarama kuko Imana igize neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina, amina, amina. Imana ibahe umugisha rero, kandi Imana ibagirire neza. Ndabakunda kandi nkomeje kubashimira kubw'ubufatanye mugenda mungaragariza. Ushaka ko tuganira cyangwa se izindi nama watubona kuri 078 477 84 86. Mwari kumwe na Pasiteri Himbazwe Theophile. Amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom, shalom, shalom.